ubu rero nguwo na isi se mwegere hanyuma ari kumwe n'abasaza be nibo batuma kujya kureba inyana. ati imbere y'abasaza bereka mbanze muhobere nk'umuhagaye muhwereremo. umwongera amashyi. ariko atagira impundu iyo yitwa imuha, kandi turi kumwe n'ababyeyi muduhora umwiko mutanga impundu. maze rero umva gihungu nutugira yego mubyeyi mwiza, abana nitwe tubabyara. data bivuze neza ngo amazi yatembye yarenze akanogo, ni munkundira bikambere muzikure maze zikwire hose, maze nsabe mugende kuri kagondo mukure ku rukano mutereke ku rugata dusubire bisaba igisokuru kizima. ubu igihekane kigezweho n'inywa tugomba kunywa kuri aya manywa kuko turi abanywi, kandi no mu miryango hagati twabaye abanywanyi. ni mu nyemerere tunywe, iminywere irahari, ntabwo ari indembe seka, ahubwo ni intango zikuwe ku rukano zigaterekwa ku rugata. icyakora icyo tudasoma ni ibisembuye ibyo twabisize ku nzira y'umusaraba. umwaka wabayeho umwakaka, twarasheshe turashigisha, turahura turahunika, yewe dusangurira n'amasoko. nanjye mu kanya nyandagana ku kigega njya gutsinsura, ndi kumva inyota iri kugenda isatira. nimunkundire muziture maze zikwire hose, maze abasangwa beza basanzwe bamenyere ko duteruye intango tugatereka indi, aho batugendereye intango dukomeze dutaramane. maze reka nisabire babakirigitananga bakore mu miryango mu kanya katarambiranye, turaza gutaramana n'ababyeyi. nukuri naranyuzwe pe, nubwo ntacyo navuze, ibanga n'ibyabaye, gerageza urukomeze rugwize impuhwe, icyo rubereyeho, naruhaye igicumbi mu mutima kuko nta kizaruhungabanya. wambwiye turi twembi, humura ndakumva pe, yanteye icyizere gitubutse, simvuze ndacecetse, ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana, izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya. uri mwiza, uri igitego utarutwa, uri mwiza, uri igitego utarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. data mwiza, nkundira si ukwigira kirongo ahubwo ndi nari kubutse ku rugerero. natoranyijwe muri umuryango kugira ngo mbashe kuyobora iki gitaramo. icyakora cyo ni nyumuzamoro, ndaza guhabwa inyana y'ingabirano. nkundira mubyeyi mwiza, nyakugira amata n'amatungo ukatira beza nkanjye. data musanzwe muganira muri inshuti muremana amaboko,
nkundira mbigame urutete rusarura amagambo n'amatwi maze muganire babyeyi beza Imana ibahe umugisha. urugwiro twagusanganye nubwo ariko usanzwe ariko uhereye ku marembo kugera mu byicaro byiza amafunguro meza mwatuzimaniye nabyo nagira ngo mbanze mbigushimire. Hanyuma rero nanjye ndagira ngo ninjire mu gitaramo babahungu twagendanye bari he? bari kuri WhatsApp. Ese nabi wanyu bajya kuri WhatsApp nk'abi wacu? Yewe Segapi Karame, mwana ugutwaje ko mbona afite ubwoba bwinshi, naze muramutse banze mumara impungenge. banza uramutse uriya musaza. Urahama Ntabwo ari impungenge, ni amasoni y'abakobwa. ari mbonye afite ubwoba kandi umureba urabona yuko musiga tugeze igihe cy'ikongora. Abakiri bato mu rungano rw'ingira ngo bamuvugisha ntibyaba. Abo ni abatoya ariko si twe. Oya ndavuze vuba urungano rwe. Urungano rwe. Yego. Urakoze. Bamuvugisha ntibyaba ari gutunuza umubeya. Maze rero kuba mutwakiriye muri iki gitaramo, iyi ni intwererano yacu. Mu gitaramo nk'iki ntitwaza n'umutwe musa kandi twaranatumiwe. Iyi ni intwererano maze muyinyakirire. Gapira Karame, reka mbanze nkumurikira umuryango. Iyi nteko yose ureba y'imbere, iyi ni y'abatambyi berejwe gukora umurimo w'Uwiteka. yego. Bazira icyaha. Iyi sibo ikurikiyeho ni ababagwa mu ntege. Yego. Ni abantu bashinzwe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Yego. Iyi sibo yose ureba ni abantu bahamagawe bafite gahunda yo kuzajya mu ijuru. Yego. Hanyuma rero bakunda ikinyarwanda. Ndagira ngo mbanze ngusasire ngusabire n'imbabazi. Iwacu ni mu kidakama ntizishira intereko. Ubaye wagaye izacu wadutwerera n'izindi, ariko iyi nayo turayishimye, Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Hanyuma icya kabiri, hari aho wateruye ugira uti mbasabye abo turi kumwe bakabaha amashyi, ariko bayabahaye yose ntibambwiye ngo nakwikanga. Ntago wayakira sinayakira baguhaye amashyi. Nindwanye rero ubwo se, ariko uhumurize ko ndi mu itsinda rigari ryarasaniye igihugu. Aba bantu reba nta wabankura mu maboko. Hanyuma rero abo muri kumwe niba ari abantu baza guhabura iki gitaramo, ubabwire rwose basubiza agapira hasi. Twebwe nanjye nahise mbihindura. Urakoze ko nabihinduye. Reka ngushimire. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero ntaricara n'ubundi. Yego. Yongere nsabe wamuhereza nyegere nanone. Ariko ngira ngo biva kure. Barahererekanya. Oya, bibanza kubikoreza. Abikorezi bagahereza abahereza. Kuko urabona ntitwakwikoreza umwari nk'uyu. Maze rero shaho nabonye ufite umuvuduko wo kwirukanka wa mwana we. Urindire so nta ukomeze namusengera ahangaha ari ntago byoroshye. Guma hafi ye. Wikiruka wa mwana we. Kubaza. Maze rero yego nyakugira Imana. Nshuti muvandimwe kandi mwene data ndetse n'umuryango muri kumwe. Ububuki bwo no kugira ngo umwanya wawe wumpaye wigeze uvuga ko ndi butange igitekerezo muri iki gitaramo. Ubwo buki rero nubwo kugira ngo nze kubona uko ntanga cya gitekerezo n'umusanzu wanjye muri iki gitaramo. Simbona ntaho butandukaniye na bwabo
tererano simoni ntaho bitandukaniye ndabonaho 100 nkabonaho n'amazero 2 ubwo ni 100%. ibi byihorere wibyitaho. Hanyuma ikindi rero ndagira ngo nkubaze ko mbona handitseho heaven bivuga ngo ni ijuru rito aho turahagaye. Iyo umweye ugera mu ijuru nta cyasha nta cyaha. Urakoze. Kandi nahoze numva wa muhungu wawe bivuga cyane. Hanyuma rero Gapi reka twe gutinda muri ibi ahubwo se wa muhungu ari mfasha babwire bari butwe ducuma. Hanyuma nagize ikibazo gikomeye nabonye isibo muri kumwe nibwira ko harimo abavumba mwahuriye ku bikingi by'amarembo babona wikoreye bakankurikira bakaza bagukurikiye ngira ngo hari n'abyo uvuga ngo iby'amashyo yo gushimira nkabona bamwe barifashe burya abavumbi utabaha icyo bashaka ntibirekura baje bikoreye ubuki wari ubizeye. Nari mbizeye. Ambutse imigezi ngahe? Twambutse umugezi umwe. Umugezi umwe niwo mujurijeho rero barangije barashemba baravuga bati ubwo dusanze musonera reka dushembe tumuce kumenya ibyo. Oya reka bakureho urukoma ndamenye ibyo ari byo. Oya kiri bubone n'urubiriro. Ese ubwira babo n'undi baje babwikoreye bagakuraho urukoma sese sabange uramushimuse n'uyu. Oya ngaho kuraho urukoma shakuraho urukoma numve. Ariko uyu nguyu iyo umuha agahushya akajya kuruhuka yatinyerega kugenda nagira ngo atagenderaho ngahakira sha uragabanyisha uzahora witwara neza. Kira hano rero aragira ati iyi ni intango y'ubuki si imigamba n'ubutaka burakangaje ngo ntiyadutura ikigage turi imfura. Oya ikindi nubwo nagiye mvuga gutura gutwerera ariko umuryango wawe ndawuzi. Nyegera nyakirira. iyi ngiyi rero uhisemo mbere bari yukomeza ndafatiye ntimujye kure aha rwose bwabucyo bujyanye nabushyire hafi bubugumanye maze rero Gapi karame bubukiri mwe mwabupfukiye bubanze ni gucura inkombe ndakonsubira iwacu. Oya nta bicura inkombe bibi wacu ntacyo bubanze turebe kutikanga banza ari karekare. ko ntacyo numvamo buretse sha buretse kwanza harimo urubetezi. Gapi karame niba ari ubu ngubu shaka bujya uganire mwongerere mukomerere maze kandi ubutereke hafi nshungire kagenda nteye umugongo. Bo Gapinga aho ushaka bujya uganire uburemewe. Umundi n'ababyeyi baraganira neza kandi ni mugeni mo washimire bambi Imana ibaha umugisha. Icyakora cyo data iwacu mu muryango dukunda kuganira tukibukiranya amateka. Abavuye mu gahunga akaba barashoboza kutubwira ibya Rukara rwa Bishingwe, abavuye mu bisi bya Huye batubwira ibya Nyagakecuru, abavuye mu Ndorwa baraza gutamba inka. Ariko data munyemerere mbabwire ko uru ni u Rwanda rwa Gihanga ngo mijana wahanze u Rwanda tunamushimira dushima Imana rugira byose. Ariko tugarutse mu mateka twibukiranye babame n'ubundi bayoboye u Rwanda barutegetse twagize Gihanga wa mbere ngo mijana, tugira Kanyarwanda Gahima, tugira Yuhi wa mbere Musindi, tugira Ndahiro wa mbere Ruyange, tugira Ndoba, tugira Samembe, tugira Nsoro wa mbere Samukondo, tugira Ruganzu wa mbere Bwimba, tugira Cyilima wa mbere Rugwe, tugira Kigeri wa mbere Mukobanya, tugira Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere, Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri, Ndahiro wa kabiri Cyamatare, Ruganzu wa kabiri Ndori, Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri
Semugeshi, Kigeri wa kabiri Nyamuheshera, tugira Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, tugira Yuhi wa gatatu Mazimaka, Kirima wa kabiri Rujugira, tugira Kigeri wa gatatu Ndabarasa, tugira Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Gisanura, tugira Ndahiro wa kane Rwogera, tugira Mutara wa kabiri ariwe Rwogera, turagenda tugira Kigeri wa gatatu Rwabugiri, tugera kuri Mibambwe wa kane Rutarindwa, tugira Yuhi wa gatanu Musinga, turagenda tugera kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa, maze dusoreza kuri Kigeri wa gatanu w'amaye. Nk'amashyi menshi cyane mu bashimire babyeyi beza, mukomeze mudutaramire. uyu muhungu rero afite menshi nk'ushaka kugabana. Ngwino hano. yewe nanjye rwose ese kubasha naka cyangwa naka cyangwa twose uratubasha. Ndagashimye, reka ningera mu rwuri ndakarenza kuba inshyushyu, nibigera mu nda burivangura n'ibivangura birasohoka, dore ko byose bisohoka binyura hamwe. Ngwino hano nkwereke, ngwino hano nkubwire. Maze rero mfasha Gihu, urabona ko Gapira Diriye yadusuye kandi twamuhaye rugari aranarisasira kugira ngo atange ibitekerezo. Subira mu bandi nakaka kubiraho urugondo, wenda batinda aho ngaho tugatarama. Gapira we Karasi ese n'ubundi ko mbona utambuka y'impambire ntawe yawe maze kuba ngufi ucakabugi nka gucungura amaguru ntiwaganira nkumva, ariko icyo ubona kikubereye aba ari cyo ukora. n'ubundi urabizi twariganye ariko wabaga uwa mbere nka uwa kabiri. ubwo rero ngomba kukumvira, ariko hari abaturanyi bamwe duturanye ijambo bafite iyo ribabanda ngo bararyicarira, ariko umunyarwanda we ngo akarihagurukira. ngaho rihagurukire rero. urakoze cyane. ntabwo ngiye gutera impagarara muri uyu muryango. ngushimiye umwanya mwiza, ngushimiye igitaramo cyiza, ngushimiye kwakira kwiza. natwe rero iwacu tujya dutarama kandi tukagira igitaramo ndetse nk'iki. ejo bundi rero natwe dutaramye, Imana yaduhaye umugisha. Imana yaduhaye umugisha, duha urukiryi, tugira abana b'abahungu, tugira n'ab'abakobwa. nka kuriya wohereje uriya muhungu wawe, natwe twajyaga dutarama badahari, ariko iyo bamaze gukura baratwegera. ejo bundi dutaramye rero umuhungu wacu umwe adusaba ijambo. ni umuhungu ugeze mu bigero, aratubwira ati mfite icyo nshaka kubagezaho. tumutega amatwi kuko byari biduteye amatsiko. atubwira ko yakunze umukobwa mu muryango wawe. abitubwiye twumva ni inkuru nziza. iyo umuhungu rero avuze ijambo ry'urukundo, ubundi aba ahaye inshingano ababyeyi. twumva ni inshingano zacu rero, twumva umuryango wawe nta miziro dufite, ndetse twari dusanzwe tugendererana. burya rero nibwo cya gihe wabonaga intumwa z'umuryango, ndetse nanjye ubwanjye twarabonanye. ariko nk'uko ndimo mbivuga, icyo gihe
twari umuryango ntabwo twari umuryango. Ubu rero nibwo twaje turi umuryango, kandi nk'uko twari twabivuganye, kuko ijambo nyamukuru ryatugenzaga n'ubu rikitugenza ni ijambo ry'urukundo. Tubabwira inkuru, umuhungu wacu muyakira neza, ndetse igihe cyaje kugera dukora n'iby'umuco wa Kinyarwanda. Ubwo ndavuga gusaba irembo ry'umugeni. Irembo turisabye mwarariduhaye, kuko umuco wanyu kwimana irembo ntibibamo. Muriduhaye rero irembo turarifata, ndetse tuhasiga n'imfatarembo, ariko dusezerana ko tuzongera guhura mu byicaro nk'ibi. Twabwiye umuryango mugari, ari uwanjye ari n'uwawe, kugira ngo tuze kugusaba umugeni. Ubu rero ubwo ubona twaje n'izi mfura, ni rya jambo twaganiriye twasize dusubitse, tukavuga ko tuzongera guhura nje kugusaba umugeni. Icy'ingenza rero, nyakubahwa nshuti, muvandimwe, mwene data, ndetse n'umuryango muri kumwe, turimo turagusaba umugeni. Musoni, guteze yombi. duha umugeni Nyakugirima. duha umugeni. Gapi, Karame. Cakabuge nakumvisha. Munshakire wa muhungu abe hafi. Gira ngo ngwino. Reba kuri bwa buki twakirije Gapira, wongera ukomere. Dushobora kuba tumuhaye umwanya atarashira icyaka. Nabo bari kumwe kandi jya bareba. Gapi, Karame. umujura aherutse kuza kwiba iwacu ku muturanyi. Umujura? Ndagirana. Yaje kwiba iwacu ku muturanyi, ariko yiba kwa pasitoro. Pasitoro ntiyari ahari, yari agiye kuyobora amateraniro. Bamutumaho baramubwira bati, wa mujura usanzwe kwiba twamufashe. Yari amaze gutwara ibintu byinshi, urugo rwose yararwejeje rwose. Pasitoro ahageze bari bazi ko avuga ngo nimukubite kandi mufunge. Aravuga ati, ndambuye ibiganza by'imbabazi, ndamubabariye n'Imana yo mu ijuru mubabarira, ahubwo nabo umunyabwenge agende yihane, akurikirane inyigisho z'umubatizo nzamubatize. Aragenda. Noneho umujura ageze hirya, agenda yigamba, aravuga ngo wakiba yakiba kwa pasitoro, nta kibazo na kimuhagirira. Niko Gapi. Karame. Harya ngo nuko nakubwiye ngo iyi nteko turi kumwe n'iy'abashumba, ubu bigiye gutuma dutakaza umuco. Yego nibyo koko dufite umuco wanze guca ijisho mu miryango n'ubu uracyajya mbere, umuco wacu wa gikristo, ariko kandi turakimakaza n'umuco nyarwanda, aho imfura zitarama zikanzika igitaramo zikaganira. Ubu se nawe nyumvira, ugeze aha nkubwira ibiri ku murongo w'ibyigwa, nkubwira yuko tugiye kuzamura abana mu ntera, nkubwira ko tugiye gushimira abacyushya bakikutse ku nkiko z'igihugu. Tuguhaye umwanya ngo utange umusanzu w'ibitekerezo. Ugeweho narinzi yuko ugiye kuvuga uti, nanjye ryashyo riri harya ruguru ngiye kurikatira abacyushya bakikutse ku nkiko z'igihugu. Hanyuma n'udusanze no murongo w'ibyigwa twari turimo, ngo ngubu umwanya uratangiye, ariko dufite umugisha, dufite Imana duhaye urukiryi, twarabyaye abakobwa n'abahungu. None musonera rero ndagushakaho umugeni nk'umugeni. Urongera uti nk'umugeni, ahubwo ndaza no gukubitirwa. Hanyuma rero ngo umugeni ndamuguhaye. Hanyuma ubwo muguhaye rero
ngira ngo abo muri kumwe ntibabyishimiye, babyishimira baba Gapi karaba ndi kumwe n'umuryango kandi ni umuryango w'imfura, aho usanga werekeza barahumva, ariko kandi hera ku kibanza, tanga ibitekerezo. Ntacyo waburira muri uyu muryango, izi n'imfura, aba ni abatambyi. Kandi ikindi cya kabiri, uyu mugabo turebana wambaye ikaruvati nk'iyanjye hano uri ku ruhande, ye kuzinga umunya ngo ndebe nabi ntacyo dupfa, niba batamuzimaniye bamurebe, ariko jye nawe dukomeze tuganire. Gapira rero ngaho ukomeza gahura neza cyane. Reka nsabe wongere bagushimire. Wumvise harimo ijambo rimwe ubwo nayumvise, ariko ubwo yose mvuze nta nimfabusa ukuye muri mwe. Ariko oya, ndashaka kukubwira iryo nakuyemo, yego, icyo ryamfashije kurusha ayandi kare kose se, nuko harimo kuzamura mu ntera. icyo se ahubwo ntiwacyumvaga. Kuba harimo kuzamura mu ntera rwose ni ijambo n'andi yose yanguye neza, ariko iryo ryanguye neza cyane. Impamvu rero ntanze icyo gitekerezo nuko ari igitekerezo gituma umuntu azamuka mu ntera, akava mu ntera imwe uze kumva utuje uguwe neza tuganire. Nuko mbanza nkumva ibyifuzo byawe byose. Hirya y'icyifuzo cy'umuhungu nta kindi cyifuzo byose ngo mbisubirize rimwe. Hirya y'icyifuzo cyo gusaba umugeni, yego, nabyo birahari biza muri iki gitaramo. Yego, ni icy'umuhungu. Ni icy'umuhungu. Bo icy'umuhungu cyo kirandeba n'umuryango. Yego. Nagira ngo niba hari ibindi tubishyire mu banyamasengesho hari inyuma baze kutubariza Imana. Ubwo rero ari icy'umuhungu. Kandi icyo ntagikemuye ukaba utaganira nk'uko mbyifuza. Oya, nabwo naganira. Abageni turabafite, ntidufite umugeni ahubwo tugira abageni dutanga ku bantu baje badusaba. Rero umuryango mwabyumvise ko afite umuhungu aradusaba umugeni. Yaza kupresiza ku mugeni adusaba, twari kugira icyo tumenya, icyo tumubwira. Ubwo dusaba umugeni murekere natwe dukora inama turebo twamuha n'ubusanzwe wacu ntitujya dushingira ikironda mfura kandi mukuru wahari. Maze rero Gapira karame, bwira umuhungu wawe yitegure tumuhe umugeni. Turi mu nama y'umuryango, icyo nacyo tugishyize ku murongo w'ibyigwa. Umuhungu mubwire yitegure turaje tumuhe umugeni. Umuhungu se mubwire bagira ngo uretse ko yaba ari hafi ariko bagira ngo twagendanye. Umuhungu tuzamubwira iki biganiro by'abasaza ngiye nawe byagezeho, ariko ntabwo ngiye kumubwira kuko ntabwo uzi neza twabanye neza. Isibo mbona imbere aho ngaho ndabona ari abera, ni abakristo n'ubareba bazajya mu ijuru. Ngira ngo n'ahandi haba hari icyasha twagikuzaho imbabazi z'umwami Yesu, ariko twese tukagirana y'amahoro. Mugubwe neza. Adriye karame, uraho neza. Shingiye ko bashiki bacu bashatse iwanyu bafashwe neza, bamwe ntanababonye, nta mpamvu twakwimana isi. Nari ngatangaye umushumba ikindi yavuga. Abatambyi bo ni ukuvuga gusa ngo byose kwa Yesu biremera, byose kwa Yesu biremera, ariko nyine nta kundi. Ariko ni ukuri. Oya ntacyo. Maze rero se ba nyirasenge bari bamperereza indangururamajwi twumve. Babyeyi, uyu mugabo yaje gusaba umugeni hano na isi, usa na se na isi, gafite umuhungu. Bashyikiriza indangururamajwi ma.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rwose rero uriya muntu bicaranye ku ruhande wambaye amarinete yasanze mu nzira njyanye umubyeyi kwa muganga yananiriwe, arahagarika n'imodoka aranjyana. Usa na se na yisi n'uwanyu, muzamufate neza. Adrien, Karame. bijya gushya birashyuha. Nawe se nagira ntigira icyo uvuga ku mwana ngo haleluya. Ahubwo nari ngize ngajya kuvuga mu ndimi ahita hanura. Maze rero kuvuga ni ugutaruka mu izina ryanjye bwite, mu izina rya data utubyara Pastor Ndahunga Jean Damascene, mu izina ry'uyu muryango wose tubemereye umugeni. Icyo tutabahaye ni inkwano, ariko kandi nabwo hari ukundi kundi mubivuze ntacyo bitwaye. Hari ukundi tubivuze? Ese reka mwegere. Sadriye. Karama. N'ubundi byarangiye narivuze ko tubemereye umugeni. Ahubwo ngize tubazo tubiri tw'amatsiko. Ikibazo cya mbere, nabonye abo muri kumwe hano bose ari abanyaruhara, yewe n'ababagwa mu ntege inyuma hariya kubera izuba bagiye bashyiramo utugofero ngo uruhara rudapfuka rukarangiraho. Rurapfuka se ko ruba rwaramaze gupfuka? Mpamya neza ko rero mubundi kurebesha amaso ntawe ufite imbaraga zahahira nahise. Abaye ari muri aba watubwira, cyangwa se abaye nawe ushaka kwisazura twabyemeye, ntabwo twakisubira. Abaye atari muri mwebwe rero wamfasha ukanyereka umuhungu se ari muri aba cyangwa ni umuhungu? Ndaza kumukwereka. Mwazanye ariko ndamutumaho. Murakoze ntacyo. Maze ahubwo ubu nubwo kugushimira ku muryango mumpaye umugeni, n'iryo mwavuze naryumvise ko mutampaye inkwano, ariko ngushimiye ko umpaye umugeni, ngushimiye impundu zivuze muryango wawe ko mutwemereye umugeni usa na Senayisa. Ubwo bwari ubwo kugushimira. N'ubwanjye bwo kunshimira cyangwa n'umuryango ba Nyirasenge? Bw'umuryango. Cyane cyane hamwe impundu zaturutse. Reka negere Nyirasenge ari akira mubye. Yego. Akira ubu n'ubuki bwo kubashimira ngo si ikizeneko. Murakoze cyane, turabashimiye. Irindi wavuze naryo naryumvise kutaduhaye inkwano. Yego. Ndagira ngo ntago ndi bwikoshe kandi uhari ndetse n'umuryango. Ubwo rero reka mbe ntujeho gatoya, hanyuma nkoshe ngukwere. Kapi. Karame. Usha mu bunyage cyangwa ngo ntere umujugujugu, uretse ko ntazi niba turamutse tunateye umujugujugu hari aho wagera, ariko ibyo byaro kandi twe ntabwo duca inka. Murumuna wanjye yahoze ambwira ngo hari abantu yabonyemo bari muri uriya mugabo turi kurebana uri inyuma y'uri kuri telefone, ko aherutse kubasanga ku murenge yaragiye mu byangombwa by'ubutaka, noneho ngasanga barimo bararwanira icyiciro cy'ubudehe cya mbere bari mu nkomati ikomeye, kuko rero yishyira akizana ageze ku executive arabavuganira. Twagira ngo mubanze mutubwire niba ubuvugizi bw'iwacu ari icyo bwakoze ku executive, icyiciro cya mbere barwaniraga cy'ubudehe bakaba barakibonye. Ahubwo bari barakibashyizemo bibeshye, barwaniraga kukivamo. Aho uvuze neza cyane, reka tugushimire uri imfura. Nagira ngo numve rero uburyo twagukosha. Izo tuzi z'amoko ziva kuri gira amata.
iyo zanze kuriburirwa ku nkuku ngo zitabyara ibigarama, bigarama bikaba inka b'ubu bakunda, ariko twebwe kera twabonezaga inka nziza, ababyeyi bazibona bati tuzaziramukanya amata, abatahira batarabarenza amaso bazibona bati inshongore. Inshongore zikaba inka nziza zabaga zarariburiwe, zavagamo imisengo, inkuku, ibibamba n'ibindi, inka z'amabara meza. Maze rero Gapira, twagira ngo tugukoshe niba mwiteguye. Ese ducanire cyangwa mwe muracanira? canire tubakwere. Mukoshe. Gapi, Karame. ni ubwa mbere uza gusaba umugeni wacu? Oya. Ntusanzwe watanga inkwano? Yego. Ubwo se kuki utamubwiye ngo reka mbigeze uko usanzwe mbigenza kuko atari ubwa mbere ngeze iwanyu? Ubushize harya wakoye ute? Ubushize nabwo mwarankosheje. Byagenze bite? By'ubushize sinzi ko byasa n'iby'ubu. Oya, ntacyo, ubutse umuryango. Ongera wubutse umuryango. Icyo se ko kigiye kunanira ndagirana. Ni bwa budehe umukuru w'umuryango yakubazaga, numvise ko executive ariko yasize abavugiye. None nuko wakoye iwacu ubushize ntubizi koko, kandi ariwe waje no gusaba umugeni. Erega nigeze kubwira Musonera ko yabaga uwa mbere nkaba uwa kabiri. Yego, wamugwaga mu ntege. Namugwaga mu ntege. Ntabwo rero nahangara kuko n'ubu ngubu ntabwo namujya imbere. N'ubu ngubu ndacyamugwa mu ntege. Maze rero reka ngufashe. Ngaho mfasha ukagira Imana. Mubyeyi Musonera, igihe nahagurukaga umushumba naje kumwegera ambwira ko hari inka zo kwa Adrien ziri bugufi zacu, banazinyeretse, ariko umutahira naza kuza buriya ari buza kutubwira amazina yazo, anatubwira nuko yazibonye. Ndumva mwakomeza ikiganiro, ariko baje nk'uko basanzwe bazi iwacu. Murakoze. Ntimunamushimiye? Uramushimiye cyane. Aze rero Gapi. Karame. Nta nubwo nongera no kukugora inka ubwo zemewe, n'umukuru wacu namubonye, mbonye witwa Frodis azamuka hariya, mbona yambaye neza nk'umugeni uje kujyana mu rwose, nk'umukwe uje kujyana umugeni we. Niba ari uriya n'inkwano turazemeye, n'umukwe turamushimye. Imana ibahe umugisha, mwicare mugubwe neza. Murakoze. Sesha wakuyemo neza mutampfunyikira ikibiribiri kose ari imvura. Nakuremo neza dore. Shaka kuramo neza zidogaza imbere y'umutware. Maze rero wigeze uvuga cyoze uvuga na rugori ngaho nyakirira. Iyi rero iyi ntiko mwe nkonje. Mushumba ngiyi ngo iyi ni cyozi. Mugaba dusubije ku isuka rwose. Yes. Oya, wigeze uvuga ko ari yazanye na nyogokuru. Yego. Iyi nayo ni yindi suka ya kabiri. Iriya ntigenda yonyine. Ino kwiheta rugori. Yego. Ariko rero iyiyo ndanayishimye, kuko ndibuka kera ko twajyaga twororera ku misozi, ariko itegeko rirengera ibidukikije rije, dusigaye twororera mu biraro ku misozi, twahubaka insengero, kiliziya n'imisigiti. Yego. Iyi ngiyi niyo byaba umusingi w'urusengero yarebaho nta kibazo rwose. Ku bwatsi bw'inka ni nk'ako kanya. Turishimye cyane cyane, ariko ku bwatsi bw'inka. Yego. Maze rero si umuhungu katigonda, urwaye uruti rw'umugongo. Yarashize rwose. Ari abaturanyi bo hakurya y'iwacu nibo bajyaga bazana za Nyirabunyagwa. Oya. Ahubwo baravugaga ngo iyi mashini ni yo gukata. Ariko burya gukata si Ikinyarwanda, ni Igiswahili. Iyi rero ni imashini yo kwahira. Simbona ari kananjoro se? Ugira ngo se ni najoro. Burya rero bashakaga kuvuga ngo nta joro
ribuza umwahizi kwahira hanyuma abatabizi neza bati ni nanjoro. reka mbanze nsaba imbabazi utaza kunteranya n'umuryango kandi ndi imbere y'umuryango. Mushumba urabizi ko yego nibyo kuko nta joro ku mutunzi, ariko kandi uzi ko iki gitaramo twari turimo ari igitaramo cy'ishimwe dushimira Imana aho igejeje ikora. Rero ngize ikibazo, uyu mugabo ugaruye ibibazo mu muryango wacu, turacyashimiye Imana kandi ibibazo bikibaye byinshi. Niko Karame, urarebye ubona dukwiye kuba duhorana ibibazo bidashira. ariko ibyo ntabwo ari ibibazo, ni ibisubizo. Gute se niba uheruka kwiga ubu kavuze nguki, kavuze nguki gutya kasa kabazo? Ubu se karacyari akabazo, akabazo kameze gatya, ubu ntabwo kakiri akabazo. Okay, kari kose si ibi wabikoze kare, ariko nawe guwa kabiri cyo koze koko Mushumba, urabona ko hariho n'umubare 12 bisobanuye imiryango 12 ya Israel uhereye kuri Ruben ukageza kuri Benyamini. buriya rero noneho kabaye gatya, ni vi ntabwo kakiri gatya, biremeye. hanyuma icyo nazaniye iyo jerekani cyangwa ibido cyangwa idomoro biterwa. umva wa jerekani we gahoda uhereye nonaha yego muri iki gitaramo wiswe igicuba riraguhamye muri iki gitaramo cy'aba bantu bari hano. Ikindi ntabwo ndi bukiguhereze nk'uhereza ukarisitiya, ariko urabizi njye nawe turashaje ntitukibasha gushoka, niyo mpamvu nazanye uyu musore, hanyuma nawe urebe undi. se simbona nawe utambuka y'impambiri, ntawe ntimaze kuba ngufiga. nawe urebe undi. ngaho nakozemo turebe ikibumbiro se, kuvuga ngo kataduha wenda nta kiduha ni itegeko se. ubundi ikibumbiro akagombye kukiduha mbere kugira ngo tubone uko tudahira. ngaho na dore ngiki aduhaye ibase nini, ibase nini ni rwose. nawe wabasewe none hakuvuga ubwo wiswe ikibumbiro. ni ikibumbiro ese katari yabimbwiye. subira hari inyuma utaza kumukura amenyo. uradahira nk'ikiragi rwose. murakoze cyane. abo wanyu bose ni uko badahira se. maze rero turagushimiye uri imfura, nabo muri kumwe n'imfura. ndi imfura nawe ukaba indi. turi kumwe n'abaganga hano, muze kudukorera urutonde rw'abafite ibibazo by'imigongo mu muryango wanyu. Yego, baze gutaha igisubizo kibonetse. mwabyumvise ko hano hari ibisubizo by'ibibazo byose. ufite ikibazo cy'umugongo. hanyuma rero Gapi, Karame, ntarajya kure, ni wowe wisabira, ni uwo muhungu utigonda usabira, ni uyu kwegereye mbona urekereje, bimeze bite? aba bose ari uyu nyegereye, ari uriya utigonda ze namusabira ntenyine. ahubwo rero ndagira ngo ntumeho Ntakirutimana atambuke aze muri iki gitaramo, kandi bariya ababyeyi bamusuhuze. Ntakirutimana naze rwose. Ntakirutimana ni Ntakirutimana, natambuke yigire hino bari ababyeyi bamusuhuze. Ntakirutima ntuze kugira ngo nkuzaniye. ese Gapi, Karame, reka nkubaze, harya wadusabye ntiwadusabye usa na Senayise? yego.
ukamusabira nta kiruta imana Polikaripo none ko mbona uzanye koperative se reka bariya ni abagaragu be wagize ngo dufite abageni bakwiriye iyo sibo yose Polikaripo agira abagaragu ariko bazagira uwabo munsi aho nibatambuke ndaza kumenya ibyabo bageza umwe mu bakobwa b'iwacu arihe ngo anyegere mubwire hagira ngwino sha ngwino hano mwese muhagarara aho sha maze rero mwabana mwe maze rero MC waje nawe nimufatikanye na mushiki wawe ndagira ngo nze gusuhuza abo bana dore ko nta mwana uramutse abakuru ariko kandi ndabona banteye ubwoba izo nkoni zinduhukiyeho sinazikira reka mubanze mubafashe izo nkoni mbona aho mbanyura mbaramutse ntago ariza gukubita ntacyo reka zibafashe mbona aho mbanyura sawa sawa genda umufashe musi genda umufashe sha igarukire banza ngaho nimuze hano nimugaruke izari ziteye ubwoba ngira ngo ngaho nimugaruke hano mbabwire arazigukijije murakoze cyane urahusha uraho nawe ni amahoro se ko muri hano murashaka iki se mbare gatatu mwese ntababona ingabo zikuraho intwaro ku rugamba urahora atagihu uraho nawe maze rero yego simbanyuzemo ariko nabarebaga bwira nta kiruta imana abarusha intambwe anyegere mwereke umuryango tera intambwe ajya mbere aho maze uwo mubyeyi agusuhuze none se Adrien urimo urumva imbavu se oya ahubwo ikintu kintangaje ndakora mu rubavu hagatimbye nk'ifuku yinjira mu butaka none se nyine aba bose wabuzuzuye uzana ufite ibibazo arabura rumwe ariko araza kurubona ariko ahandi aruzuye ahandi hose aruzuye ariko nyine urubavu oya n'ikivugo cye nacyumvishe iyo uza kuvuga ko ari uyu kare tuba twabahaye umugeni sige rero wabigizemo uruhare n'iso iyo ataza kukuzigama akakuvuga hakiri kare ntabwo uba wicaye muri staff hariya twari kukuzamura ukicara abamo aho twicaza abakwe hanyuma hindukira urebe umuryango w'imfura bambi dore umuryango wakubyariye umugeni murakoze cyane MC urabizi aho dusanzwe twicaza abakwe undi mwanya ndawuguhaye aba bahungu bikuyeho intwaro zabo bose ubasubize ku ikosi hanyuma usigaye n'ibyawe wicarira Adrien murakoze mubyeyi mwiza murakoze cyane murakabyara mubyaje amagana amashyi n'impundu tubashimire cyane uretse gato icyakora cyo ndamwitegereza umukwe nkabona ni ruhamanya rw'umuhungu rwema rw'indizi rutanga rwamo kwitatira agatera gituza cy'umunihirano umusore w'urutuhumye koko ni umusore ubona ko ateye neza icy'ingenzi n'ubwambaye sandara munini ntabwo ameze nka tangawizi turagushimiye umusore mwiza nka bofure wacu nuri imfura mu bakwe nuri bucura mu bakwe iwacu wahora bakwe nawe uzahora uri umukwe ahubwo nyemerera urambura ikiganza cy'iburyo ujya ubona meyi yageze mu baturage ntabwo ari ngombwa ngo nawe urabe inyuma bagereho ahubwo urambura ikiganza gutya akabaramutsa bose akagira atya nyemerera urambura ikiganza ugire gutya nyemerera urebe ziranga mwagendanye harabo ngiye gusubiza muri bato ya 15 hano hirya Kanombe ahubwo ufata iyo nshyimbo y'ubutware uyitunga murajyana mu byicaro byiza twabateguriye amashyi menshi cyane abasigaye rero ndabona muhagaze neza nk'abakinnyi ba Rayon Sport imbere ya PRFC
reka namwe bakomera amashyi. Iwacu haraterereye haratengamaye hasa neza datambwe ngo umukwe mukuru nahagera tumugenere ibyicaro byiza bimubereye. Tambuka neza noshimye ko ari bukugaragire mu byicaro byiza mwateguriwe maze mugane mutwicara abami. Yego bambi Imana ibaho umugisha. Muratambuka neza mukagenda neza Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Nawe mashyi nayo kubashimira kuko abanyeshyari twabasizemo gare ya Kacyiru. Imbere yanjye ndahabona abasore beza bibizigira icyakora cyo nabarera no mu gihumbi nkabona babasha kurasanira igihugu ariko mu gihe mutarafata icyemezo ngo mwitekerezo mukoresha article kenze mwirwaneho babiri hariya n'abandi hariya mutegura mu cyende meza natwe muzadutumire. Imana ibaho umugisha. Mukoresha article kenze mwirwana mushaka ibyicaro. Murashaka umukobwa mwiza namwe usa na nice bizabazindure. Imana ibaho umugisha. Yego bambe nkundira iwacu haraterereye haratengamaye hasa neza pe. Reka mbasabe murakagira impundu mu Rwanda no hanze yarwo mutwambara impumbya nimwicare mucakabuge mugubwe neza tubacungwe tubahure amaguru ni muhinura uti bambe. Imana ibaho umugisha. Mubyeyi nyakugira amata n'amatungo ukagira beza nkanjye we uriya musore ndamwitegereza nkabona umutima uri gutera ngo ni pikupiku wagira ngo ni ifuko yatashye mu butaka kubera irungu ryinshi. Gusaba n'ukwe gutanga n'ukwanyu papa nimugira amahoro ariko namwitegereza neza nkabona mugiriye n'icyizere n'akarere ka Rubavu yabasha kukayobora mumugiriye icyo cyizere. Imana ibaho umugisha. Ahora n'ibinyegezi ariko mutagize ijambo muvuga yarinda vara adahumbije. Murakoze cyane. Gapira we Karame. ngira ngo noneho dushatse twacutse igitaramo icyo wifuzaga wakibonye. Amahoro y'Imana bane namwe amen. Twese tuyahorane amen. abari kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane muhige ingoma cyawe muhe cyawe nk'ibaruro mu mabaro igihe azaba ari kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane muhige ingoma cyawe muhe
tukwifurije umwiza turamukunda kandi tuzabona tubasura rero usiga ntasiganire na Olivier murakoze murakoze cyane Imana iguha umugisha guhaza uramu buhagarike n'ubugingo maze kubagurira impano Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibyumve ko n'abakuretse gatuze ndabona no gusubiza mu kanya batuzamuriyeho gake hanyuma akanga umuryango wose tukakubura tukureba kapi Amen. tangira widunduguwe neza shaka ugumyeho sindaguhamagara Ntabwo naje. kugira icyo mvuga kuri Nice asize umuryango akadutera umugongo ntabwo byoroshye ze rero Nice mwana wacu kugira ngo ujyeho mbanze nanagusaba imbabazi batwicaye dutaramye turi muri gahunda yo kukuzamura mu ntera no kukwemerera ingendo zawe zose wifuzaga gukora no gushyigikira imishinga yawe yose bakagombye kuba bari kuzatangira ingendo ugasura umuryango aho utaherukaga kandi uri kumwe n'abarumuna bawe turi mu gitaramo rero twari twiteretse ntango tuganira n'umuryango tuza kwakiramo umugabo witwa Gapira Adria tumuha umwanya ngo aganire atange ibitekerezo twumva ko agiye kuguha impano aho ugahita azamurangamo icy'umusore wakubengutse Gapira yari yaje aje ahubwo amazi atembye ageze kuri mbona tugende ngwino Gapira ngwino nayo byarangiye dore banze urebe gutyo umuryango areba hano sezera umuryango dore basobanyu dore banikowanyu banigosenge abo bana bangu muretse gato shaka urongera mubasubize nimuhumure nagiye baritisiye kugira bityo reba rwose tugende bibice neza ati uyu muzirankamye uyu mutoni wa se uyu mwana warezwe n'iyobwe ufite uburere bw'umuryango ufite inama z'ababyeyi agendana kirazira ngira ngo urimo urabona ko ndimo ngenda ngenza umugongo kandi nakubwiye ngo Nice ntasigare wenyine muri iki gitaramo Nice ntakwiye guhagarara adafite umuntu umufasha kuva ubu nitugera aho tubibona tuzaguhugura buri gihe azajya bari mu biganza by'umuntu ubu rero nguwo Nice se mwegere hanyuma ari kumwe n'abasaza be nibo batuma kujya kureba inyana ati imbere y'abasaza bereka mbanze muhobere nk'umuhagaye muhwereremo muhobere nk'umuhagaye muhwereremo dore ko n'abanyeshyari twagendanye nabo twabasize muri gare ya Kacyiru na za Kimironko ayo mashyi nayo kubashimira cyane